zariri bigitangaza Yesu Ashimwe nshuti bakundwa twongeye kubaramutsa tunabakira mu kiganiro cya Trueline program aho tuganira ku kaganiro kavuga ati what do you know, ese uziki inziki turashaka kumenyesha abantu iki. So uyu munsi nifuje ko tuganira ese ari inshuti yawe magara ikuryarya ndetse n'umwanzi wawe ninde muntu ukwiye kuba hafi cyane. Inshuti ni wa muntu, iyo bavuze inshuti magara ni wa muntu wisanzuraho ukabwira ibintu byose, ukamubwira icyakubabaje, ukamubwira icyagushimishije, mbese ukamubwira naryamye nabyutse nakoze iki nagiye gutya na gutya. Hanyuma uwo muntu akari wa wundi wishimira iyo watsinze wateye imbere, akari wa muntu ubabarana nawe mu gahinda, akari wa muntu nyine ugufasha kugira ngo ugire aho ugera. Mbese wakora n'ikosa ukazika mwatuza ibintu nakoze ukumva ko nyanga ari wa muntu uri gucira urubanza ariko nabwo na wa muntu uri bukuryarye. Hanyuma iyo uvuze inshuti magara ariko ikuryarya ni wa muntu ugukorera ibyo bintu byose ariko akaguca inyuma, akari wa muntu uguseka, akari wa muntu kunena mu bandi, akari wa muntu ujya kuguteza urubwa mu bandi. Iyo niyo inshuti magara ariko none ikuryarya. Hanyuma uvuze umwanzi wawe ni wa muntu ukora ikintu akari wa muntu wa mbere ukibonamo negativity. Wavuga ati wambaye kanzu nziza akazavuga ati yego iyo kanzu yawe ni nziza ariko nanone nagikubereye. Washaka gukora ikintu cyiza akari wa muntu buri gihe usa nkaho akurwanya. Icyo gihe uwo muntu aba ari wamugereranya nk'umwanzi ku buzima bwawe. Hanyuma rero ese ari ukugirira inshuti nziza mubanye muri ubwo buryo yarangiza akakuryarya muri ubwo buryo no kugira uwo mwanzi uguye iruhande ariko akakora kubwira ati iki kintu ntago ari cyiza nyino wagira ubuhe wagira iki. Hanyuma rero ngiye kubabwira ku ruhande rwanjye uko mbyumva expectinga yuko nawe muri comment box uzambwira ati ngiye nagira inshuti yanjye magara ariko indyarya ariko cyangwa se ukagira inshuti umwanzi wawe ukabizi ko ari umwanzi nyamara ari umwanzi tu. Hanyuma yo ku giti cyanjye aho kugira ngo nyiri inshuti nziza inyereka ko inkunze insekera buri gihe nagira umwanzi. Tigute umwanzi buriya nubwo aba ari umwanzi wawe ariko akenshi aba ari nanuza nanone aba ari nanone nk'umuvandimwe wawe, aba ari nka best friend wawe. Ntago akwishimira, ntago nyine ikintu cyose akubwiye buriya mu by'ukuri umwanzi ujye ubanza umurebe. Ikintu cyose akubwiye ingingo yose akubwiye nubwo aba bikubwanye urwango ariko mu by'ukuri aba ari ukuri. Aje kukubwira ati iyo kanzu ni nziza ariko ntabwo ikubereye. Ujye ubyitondera ubirebe buriya nta rwanga aba bivuganye. Ari n'igihe ushaka gusanga ko iyo kanzu ari nziza ariko itakubereye. Rero niyo mpamvu uyu munsi ndashaka kubabwira ngiye ku ruhande rwanjye icyo mbitekerezaho, nawe urambwira icyo bitekerezaho, n'undi muntu wese aratubwira icyo dutekerezaho. Ngewe kugira ngo ngire inshuti magara indyarya nagira umwanzi wanjye hafi yanjye, kubera yuko umwanzi wawe buri ikintu cyose akubwira ashaka kugira ati yewe wambaye kanzu mbi. Uzayitegereze neza kuba ari ukuri yo kugira inshuti yawe ariko ushobora kuyibwira ubizi neza ko n'ikanzu wambaye yacitse ayavuga ati yewe ntabwo bigaragara apfa kugenda kuko yazi neza yuko akugira inama nk'inshuti kandi nyamara mu by'ukuri ushobora kugenda hari imbere ugabana na wa mwanzi wawe akaguseka. So kugira ngo ngire inshuti magara indyarya ngiye ku giti cyanjye nagira umwanzi ariko nzi neza ko uwo mwanzi ndabizi ko atankunda n'icyo yankorera cyose n'ubundi ntabwo cyantungura. Rero inshuti magara ntiyayindi ushobora kubwira ati urabizi nabonye akazi bansinyishije kontra akagusekera ariko mu by'ukuri ku mutima we atishimiye success yawe, sibyo? Akakuryegeka kwirika ati ese umushahara wawe tuzawuryamo iki tuzawutwaramo iki. Rero mu by'ukuri ugenda usanga na success ugiye ugira atagufasha kuyibukamo neza. So niyo mpamvu no munsi muri what do you know ndi kubabwira ati having a better friend, a good friend utakuryarya ni sawa, ariko rero kugira inshuti ikuryarya ni bibi, bigatuma ngiye nkubwira ati kugira ngo ugire inshuti ikuryarya wagira umwanzi wawe ariko mugira hafi. So I'm expecting you guys kumbwira what do you think, what do you know about that subject. Is it great to have inshuti ikuryarya cyangwa se ukagira umwanzi wawe hafi ariko umwana mwiza? So I'm expecting your comment. Please comment. Ikirenzeho please subscribe and share kugira ngo tubone
abantu nyine dukomeze kubona icyo mutubwira. Murakoze, Imana ibahe umugisha.